simba iya heza Yesu mugituro nukwarazuka amaruzinze ona emwijuri uryogase ndetse muri no mu mavuta mashya aheruka inaha
uriya mugabo mwita mwarimu n'umushumba. Haleluya. Kandi Imana rero bivuze Imana abicyubahira. Ba Joni nabo cyakora wenda ngerutse n'ahari abashumba ko amavuta yarazamutse. Amen. Amasezerano yasohora mu izina rya Yesu. Nyuma kandi namwe muri ko ngenda mbabona biragaragara ko Imana yagiye gukora akazi gakomeye ku buzima bwacu. Bwana sifiwe. Uzanano yashimishije cyane. Imana yimbazwe cyane. Imana yimbazwe cyane. Imana yimbazwe cyane. Rero nanjye ndaho. Nanjye ndaho. Imana ikomeza kuturinda. Dukomeje gukunda kujya mu ijuru ndetse no gukorera Imana. Imana yimbazwe cyane. Hanyuma madamu yabwiye kumaramutse ntacyo se. Tubazakire mu izina rya Yesu. Imana mfashe n'ingaruka tuzagarukane. Imana ikintu kubitegura ingaruka tuzagarukana. Ni umutubisha ufite ibintu. Biye mucagirwa nawe kabisa. Niyo namuhereza gihe ntaje ndabizi ko mwafashwa. Nyambabura. Nabonye rwose wa mugeni wa Faraswa Imana yari kuririmba yarambutse. Buriya bivugaga nari maze umwanya ndi kubitekereza nti Imana n'umukobwa afite amavuta n'akira kuririmba. Imana ikomeze yagure mu izina rya Yesu. Hanyuma rero reka twihute dusome barize mu cyakora ijambo ry'Imana. Umukiri kunda sigaye mona sega bari kubafotora bari kubakamera. Dusome abafite Bibiliya. Dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hari ijambo nifuza ko tuganira. Kwamara kuriganira tukaza gufata undi mwanya tugasenga Imana. Ariko ubwo wenda batanzi bagiye baza nyuma yuko nari mperutse naha nitwa Pascal AHIMANA. Umugabo wubatse sengera kuri ADPR Remera ariko yengeze naha naho bari mu rugo. Imana ibahe umugisha. Dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igice cyawe cya mbere murongo w'ikenda tugeze ku wa 11. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo w'ikenda tugeze ku wa 11. Nahageze. Aravuze ngo maze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramo bakingiriza. Bakiraramye batumira mu ijuru kigenda. Abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati yemwe abagabo b'Galilaya, iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza cyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Kongera mu Matayo ubutumwa bwiza ubwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza ubwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 13. Aho haravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ntabwo ari saha cyangwa igihe. Hanyuma rero ngiye kubaganiriza ibintu mushobora kuba mutamenyereye cyane ariko nanone dukeneye kumenya. Nshaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo dukwiriye guhora turi maso twiteguye kugaruka kwa Kristo. Amen. Umutikirije ngo amen. Amen. Guhora turi maso twiteguye kugaruka k'umwami Yesu. Amen. Ese murabizi neza ko Yesu amaze kuducungura yasuriye mu ijuru ariko akajya mu ijuru afite gahunda yo kuzagaruka kugira ngo tujyane aho ari natwe tuzabe. Ayo makuru murayafite? Hanyuma rero nanabibutse ko murabizi ko dufite amasezerano menshi kubera ko dusenga Imana ivuga. Hari umuntu hano udafite isezerano uri hano akaba avuga ati ngiye ntabwo Imana iramvugaho, arambura ikiganza. Mwese murayafite? Ubire ntabwo iramuvugaho. Buriya ya masezerano yose dufite iri kuri muri nuko umwami Yesu azagaruka.
ufashe yandi yose dufite ukayakuramo kugaruka kwa Kristo, yaba ahindutse rogoroge. Ariko ubwo tuyafite dufite n'iri bikuru, Imana yimbazwe ko afite agaciro. Nabibutsa ko buriya ufashe Bibiliya urumva bushumba ugakuramo kugaruka kwa Kristo, cyaba kibaye igitabo nk'ibindi byose. Imbaraga z'iki gitabo, haleluya, uko kiri mu ijambo ryizeza abizera ko umwami twizera azagaruka, tujyana akatwimura mu isi akatujyana aho ari natwe tukazahaba. Kandi ndaza kubivugaho, ntabwo tuzabaho ari kudutegurira twambaye imibiri twambaye kwambara uko azaba sango natwe niko tuzaba gusa. Rero aya makuru ukwiriye kuba uyafite kandi ukayagendana mu izina rya Yesu. Iminsi dusohoyemo iri kugenda igwiza abakristo, ariko badaha agaciro kugaruka kwa Kristo. Reba rero kuba umukristo ariko udaha agaciro kugaruka kwa Kristo. Reba kuba umukristo udatekereza ku bintu byo kujya mu ijuru. Burya ntabwo uba wuzuye, ntabwo uba wuzuye. Niyo mpamvu dukeneye kuba maso mu izina rya nde. Twasomye Farasiko yagiye, twasomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 kugera ku 11 zikose. Amatayo 10:25 dufite teme kuvuga ngo dukwiriye guhora turi maso twiteguye kugaruka ku mwami Yesu. Hanyuma muri iyi nyigisho turaza kureba ibintu bitatu. Icyambere turaza kwibaza ese koko Kristo azagaruka. Noneho tuze kureba icyo Bibiliya bivuga. Icya kabiri turaza kureba uko bizagenda ubwo umwami Yesu azabagarutse. Hano hari amakuru meza cyane bafite. Hanyuma icya gatatu tuze kureba bimwe mu bintu byadufasha guhora turi maso, kugira ngo umuntu wese uri hano umunsi Kristo yahamagaye itorero azaba afite amatwi ashobora kumva ijwi rye. Ariko abantu batagira amatwi yumva Yesu yavuze, hari abantu batayagira, bagira ibikobokobo gusa ariko badafite amatwi yumva Yesu. Burabyo cya kabiri n'icya gatatu hari amatorero arindwi muri Aziya. Yesu yasohoraga ubutumwa yabageneraga avuga ngo ufite ugutwi n'iyumva iby'umwuka abwira amatorero. Ugutwi rero hari abantu batakugira, kandi abantu batakugira ntabwo ari intama za Yesu. Ko Yohana igice cya 10 Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranzi kandi zumva ijwi ryanjye. Impamvu zumva ijwi rye ni uko zifite amatwi ashobora kumwumva. Rero ukwiriye kubaho ufite uko gutwi mu izina rya Yesu, kandi abantu bafite amatwi yumva Kristo naho baba barasinzwe turaza kubireba. Kristo nahamagara itorero kugira ngo nimusangane. Imana ishimwe ko bazabyumva. Umuntu mwegeranye mumwerekega n'umwira ngo ugutwi uragufite mumbarize. Ugutwi kumvyo Kristo yavuze uragufite. Agusubije ngo iki? Akubwiye ko agufite cyangwa afite ibi bikobokobo gusa? Haleluya, amen. Imana imaze cyane. Hanyuma reka twinjire mu nyigisho. Ese koko Kristo azagaruka? Ni ukuri kudashidikanywaho umwami Yesu azagaruka. Hari ibintu bitatu biduhamiriza ko azagaruka. Icyambere ni uko byavuzwe n'Imana itabeshya. Niba Imana ariyo yavuze ko Yesu azava mu ijuru akaza mu isi akaducungura, ibyo bigasohora. Byarangiza ikavuga ko azapfa kugira ngo ajye kudutambira igitambo ku munsi wa gatatu akazuka, ibyo nabyo bigasohora. Iyo yavuze ibyo bya mbere bigasohora, ni nayo yavuze ko Kristo azagaruka. Ubwayo yabivuze ibindi bizasohora. Kandi yatanze amakuru yizewe ku Mana, aravuga ngo Imana si umuntu ubeshya, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibintu byose yavuze no kubikora byavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Ndashimira Imana kwitabeshya umwami Yesu azagaruka. Yewe na Yesu nawe yabivuze. Abantu bakunda gusoma ubutumwa bwiza, hari n'imirongo myinshi n'ibice Yesu yagiye agaragaza ko azagenda ariko akagaruka kuzamura itorero cyangwa se abizera. Hanyuma Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugera ku wa 5 Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana. Aravuga ngo nawe tumwizere. Aravuga ngo mu rugo Rwanda hariyo amazu menshi, ngo yatahaba mba bibabwiye. Aravuga ngo ariko noneho nzagaruka nkajyana. Nzagira gute?
abizera hari ikintu gikomeye twibitseho ahantu muhuye sana. Imana ishimwe ko natwe tuzahawe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Icyatatu n'abamarayika barabivuze. Haya twasomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 hejuru, ni igihe yari kumwe n'abigishwa be bari ku musozi wa Eleyoni, ari naho yazamukiye asubira mu ijuru. Amaze kubasezeranya ko bagiye guhabwa imbaraga z'umwuka wera, Bibiliya yatubwiye ngo amaze kuvuga ibyo ngo azamurwa bakimureba. Hanyuma ngo igicu kiramubakingiriza. Bari abantu babonye ikintu gikomeye. Bari kumwe n'umuntu, bari kumwe na Yesu, ari kuganira nabo ababwira ngo mu minsi mike mugiye kubatirisha umwuka wera, muhabwe imbaraga, muhinduka abagabo bo kumpamya. Bagiye babona araterutse aragiye. Ntibigeze babona urwego yazamukiyeho. Ariko Imana ishimwe ko ikirere cyamubereye urwego. Arangije arazamuka. Kandi ntabwo yagiye yihuta. Yagiye gahoro umubone. Arazamuka. Noneho bo bagira ngo ni igitangaza ashaka kubereka. Kumva ubwo ari ikirenge. Bagiye babona arenze mu bicu, igicu kiramubakingiriza. Barakomeza barararama. Isigira icyo bita force de pesante, cyangwa se rukuruzi, ikurura ibintu byose bigiye bizamuka hejuru. Ndashimira Imana ko izi imbaraga za rukuruzi zitigeze zigarura umwami Yesu. Kandi zitagaruye Yesu, natwe uko tuzaba tuzamutse ntabwo zizakugarura. Hanyuma nahoze ndi gutekereza bariya bagabo, bariya abantu bari kumwe na Yesu azamuka akarenga mu bicu, bagakomeza bakarara. Iyo atohereza abamarayika ngo bahabakure, ni ukuri ntabwo bari kuhava. Bari gukomeza bakararama. Ageze mu ijuru amaze kwicara iburyo bw'asi, abona aba bantu bazahaguma. Yohereza abagabo babiri aribo bamarayika twasomye. Baraza nabo bazana inkuru nziza. Baravuga ngo kuki muraramye mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza cyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Abamarayika barabivuze. Bavuze ko Yesu yari kugira gute kugaruka. Ibi bintu rero ntabwo dukwiye kubishwa mu izina rya Yesu, ngo mu butunzi bwabo. Amen. Hanyuma ikintu gitangaje, Yesu yavuze ko azagaruka, ariko ntiyavuga igihe azagarukira. Ntiyavuze ikinyejana, bavuga ngo azagaruka muri uyu mwaka, niba ari ku manywa cyangwa ari nijoro, ntabwo yigeze abivuga. We yavuze ko azagaruka gusa, ariko ntiyatubwira igihe azagarukira. Ariko ndashimira Imana ko nubwo atigeze atubwira igihe azagarukira, yaduciriye amarenga atubwira bimwe mu bintu tuzabona tukamenya ko ari bugufi. Bantu basoma Bibiliya Matayo igice cya 24 muzasome uhereye ku murongo wa 3 kugera ku wa 13. Hari bimwe mu bintu Yesu yavuze tuzagenda tubona tukamenya ko ari hafi kugaruka. Yavuze iby'intambara zirahari. Avuga iby'impuha z'intambara nazo zirahari. Muzajye kuri YouTube ariko muzasanga abahungu bashushanyije ibintu bimeze biki, bakavuga ngo karabaye. Ubwo bari gushaka abaviyuzi, ntabwo ayo makuru ari ukuri, ni ibihuha. Burya nabyo byarahanuwe. Bizeze ko hazaba intambara, ariko akaba ngo ni mu hazaza. Avuga ukuntu hazaba ibishyitsi, ibitingito. Murabizi byo ku gisenge ejo bundi uko byabagendekeye, murabyibuka. Avuga ibintu byinshi bitandukanye, ibyo abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma bigisha abantu isi gusa, badashaka kubajyana mu ijuru. Babahanurira hari ibyo babakeneyemo gusa, ariko atari uvuye ku Mana. Avuga ibintu byinshi, avuga ukuntu kubera ko ubugome bwa benshi buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ukabigirira neza umuntu nyuma akakugirira nabi, akakwitura inabi. Ubwo bugoma gukoreye ugatuma urukundo rwa benshi rukonja, kandi n'ukuri ruri gukonja. Kandi kimwe mu byerekana ko umwuka wera aba muri twebwe, nuko urukundo rwa Kristo ruba muri twebwe. Urukundo niyo mbuto ya mbere y'umwuka. Iyo nta rukundo ruri muri twebwe, nta mwuka wera tuba dufite. Ikimenyetso cyerekana ko dufite umwuka wera ni urukundo rw'Imana ruba muri twebwe. Tugakunda Imana natwe tugakundana. Amina. Hanyuma asoza avuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, ngo kugira ngo bube ubuhamya bwo kuyahamiriza. Ubu tuvugana
n'ibihugu bitemera Yesu ariko biramuzi. Ndabeshya muzi mpamvu uvuze ngo biramuzi. Hari ibihugu cyane cyane nk'ibihugu byo muri Aziya no muri Afurika mu butayu bwa Sahara bimwe mu bihugu usanga byiganjemo abasilamu. Ku buryo ujyayo unafite Bibiliya bakayikwaka bakayitwika. Hari ubwo nubwo batemera Yesu ntabwo bamuzi. Muzi mpamvu bamuzi nuko bamurwanya. Warwanya utazi bisho warwanya utazi. Impamvu bamurwanya nuko bagize gute ahubwo banze kumwakira. Uko isi yose iri kugenda imenya izina rya Yesu mumenye mukabaye umwami Yesu ari bugufi. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka ngo agiye kutugabira kubaho kwiteka. Niko umuririmbyi yavuze. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Maze mwisi yagizwe nshya tuzahaba. Haleluya. Kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Ibyerekana kuza kwe biri kwihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubaho kwiteka. Hari umukecuru urebye kutubwira ngo ahubwo ntari kwirembo ahubwo ari ku rugi. Ari kwerekana ko nyine ko ari bugufi cyane. Umuntu ugeranye mu ikiganza umubwira ngo bamaso umwami Yesu ari bugufi. Ubwo ndabaruhije umwami Yesu ari bugufi bwe maso bene da. Haleluya. Kandi niba waraje gukizwa ufite izindi mpamvu zitari izo kujya mu ijuru, izindi zose zikwiriye kuba BCD, ariko ugomba kuza gukizwa ushaka kujya mu ijuru. Si byose? Yego. Imana Yesu ari bugufi byo gukira indwara kandi Imana irazikiza. Ntizikiza? Ibyo gukurwamo abatayimoni Imana rwose irabirukana. Natwe ubwo butwari yaraduhaye tujya tubanamika ibiganza tukabirukana mu izina rya Yesu. Kandi niba hari nawe ufite uyu munsi turabirukana mu izina rya Yesu. Uri ntabwo uri bubatahane. Turabagukuramo mu izina rya Yesu. Twari Yesu yaramuduhaye. Ariko n'abashaka ibiryo ku Mana hari n'ababa bashaka ibiryo. Murabizi amateraniro Yesu yatangagamo ibiryo. Iyo abantu bazaga guterana Yesu akabaha ibiryo. Buriya kwa muramutse musuzana mu materaniro abakirito mukabaha ibiryo. Ntabwo mwabona aho muba ku isi. Yesu iyo yatangaga ibiryo igiterane cy'umunsi ukurikiyeho cyabaga cyajemo abantu bikubye. Bamwe bati turanarya dusanga, ugasanga bazanye imifuka, bandi bazanye amakote yo kubibikamo. Ubwo yazaga babaye benshi. Hanyuma Yesu akababwira ati noneho nahinduye ndabaha noneho umutsima w'ubugingo. Kubera ko umutsima mwariye
n'ubundi murarya kandi musara ariko haleluya hamwe n'ubuzima bw'ubugingo umuntu arya hanyuma umuntu w'imbere nta akaza aho witeka ryose twishakira umutsima ugaragara bakaba bari genda agiye wa Petero bari bagiye kugenda arabari bati namwe Petero ariyumanganya kugira ngo twakuvoto kajya bari ufite amagambo meza y'ubugingo. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sali yugufi mube maso. Amen. Amen. Sali yugufi mube maso. Ibimenyetso byose yavuze bizabawandiriza ukuri byose turi kubibona. Igisigaye rero nuko ari bugufi ikeneye guhora turi maso. Amen. Amen. Hanyuma bizagenda bite ubwo Yesu azaba agarutse. Mbibutse araba Yesu azaza agasanga bakiriho bagihumeka. Sibyo? Nk'uko duteranye kunguku. Ka mu bintu byose ufite mu isi nta na kimwe uzazamukana. Yewe n'imyenda wambaye izasigara aho uri uyivemo uzamuka. Hari n'abazasanga baragize gute barapfuye. Itorero ry'Itesalonike urwandiko rw'Abatesalonike urwa mbere n'urwa kabiri murasize itorero ryigeze rigira ikibazo bari bafite inyigisho ibabwira ngo Yesu azagaruka noneho bagatangazwa nuko bamwe muri bo bari kugenda bapfa baza kubaza Pawulo bati se ko mwatubwiye ko Yesu azagaruka none abantu bacu bakaba bari kugenda bapfa bizagenda bite ko azaza barashize. Pawulo arangije arabandikira arababwira ngo kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru azarangura ijwi rirenga n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana ngo abantu bose bapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka. Ndashimira Imana ko batuvamo ariko bizeye Kristo nahamagara itorero niba bazabanza kuzuka. Mana ishimwe abatuvamo bizeye abatuvamo baravutse ubwa kabiri abatuvamo bafite mu mitima inzira zijya mu ijuru. Kristo nahamagara itorero nibo bazabanza kuzuka. Babandi bapfa tugashyingura imibiri ariko ubugingo bwazamutse. Buriya iyo wacu avuye mu mubiri haleluya ariko yizeye tumanura umubiri tukawushyingura ariko ubugingo bwazamutse bwagiye muri paradiso. Nawe iyo uvuye mu isi ariko udakishijwe iyo umunyedini nsabusa ariko udakishijwe tumanura umubiri ariko ubugingo bwabaje mbere nibwo buba bwabaje. Hanyuma rero ndakwifuriza ko Yesu naza utakiri mu isi tuzashyingura umubiri ariko ubugingo bwazamutse mu izina rya Yesu muri paradiso aho abizera bategerereza ngo nibo bazabanza kuzuka. Ndashimira Imana ko abizera bari kugenda bapfa abakozi Imana bazi imisi bari kugenda bataha umusaruro nibo bazabanza kuzuka. Imana ishimwe. Hanyuma baba ngo natwe abazaba bakiriho tuzahera ko tujyananwe nabo dusanganira umwami wacu mu kirere. Urwandiko rwa mbere yandikiye Abatesalonike niho biri igice cya 4 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Uwa 18 uravuga ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo ayahe yuko tuzabana n'umwami wacu. Yesu areka babaza kubana na Yesu tukiri mu isi ni byiza, kuba mu isi uri kumwe na Yesu ni byiza umutatsubiza, kuba mu isi ukijijwe ni byiza. Ubusa none kuko kubana na Yesu turi muri ubu buzima ari byiza tubana nawe mu buryo bw'umwuka bizamera bite ubwo tuzaba turi kumwe nawe tutamuhamagara tuti mwami w'ibintu turi kumwe nawe. Haleluya. None bizagenda bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya 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 ashimwe n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya haleluya haleluya
bitubereye byiza. Reba ukuntu kuba umurokore ukijwe neza ari byiza. Reba ukuntu dusenga Yesu akabana natwe kandi ari mu buryo bw'umwuka tukagira ibihe byiza tukumva kubana n'Imana biratunyuze. Reba umunsi tuzaba turi kumwe nawe. Pawulo aravuze ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Ayahe yuko tuzabana n'umwami wacu. Reba ngo mbese niba hari ikintu kimara umubabaro umuntu iyo ugutera n'igihari kandi waragize ukanezerwa nukibuka ko tuzabana n'umwami wacu. Nimureba siriya kantike memo na Bibiliya abatubanjirije bari mu mwuka bakumbaraga ahabera bazaba. Wasangaga umunezero wabo ihumure ryabo ari ukwibuka ko hari aho bazaba hatari ibibazo. Amen. Amen. Ugafite ibibazo niba mureba aririmbye akavuga ngo noneho nta kimubabaro untwaye uri umutari umumereye nabi. Oya ubwo ntabwo wari umumereye nabi noneho nta kimubabaro untwaye urumva ko arabufite ye unamumereye nabi. Umuntu urinza anamuririmba umuntu ugize umubabaro akagera ku rwego anamuririmba urumva wari umumereye nabi ariko anezezwa nuko azawibagirirwa kwa Yesu. Haleluya. Noneho ntacyo umubabaro untwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu nubwo gifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru namo babaronu Imana yacu imaniza nakura Mariya izafana mubabaro. Imana yacu imaniza nakura Mariya izafana mubabaro wose. Umubabaro no w'igihe gito ijoro naryo ni igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba wigi kandi agihoraho nibwo ntazongera kuriruka. Hazabaho haleluya Mana ishimwe nibwo ntazongera kuriruka ukundi. Mumaranishe imibabaro kubwira ayo magambo yuko tuzabana n'umwami wacu kandi imibabaro ikaba yarangiye. Reba nkuriye waririmbye avuga iby'abanzi ngo mu ijuru ngo ntazongera kuhabona abanzi be ukundi. ubwo ntabwo yari afite ubwo ntibari bamurembeje. Biragaragara ko hari ibintu yarashakisha akabibura aravuga ngo nta n'icyo nzahabura. Urumva ko hari ibyo yabuze mu isi. Urumva afite abanzi hari ibyo ari gushaka yarabibuze aravuga ngo ariko nigera mu ijuru ijuru sinzabona abanzi banjye uko Oya. nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana haleluya haleluya nzanambura amaboko mimbaza umwami Yesu. Haleluya. Nikita kifo hewa sakita na murikije uko mareba ndabona muzajya mu ijuru n'ukuri ndabona muzajya mu ijuru murikije uko mbana muzajya mu ijuru kasi. Tuzataha igihe nikigera tuzataha mu ijuru tuzataha igihe nikigera tuzataha. Nikita singing ndabona tuzataha
ntituyirare, hari igihe tuzayaba ariko ntituyirirwe. Umwami wacu ubana natwe mu buryo bw'umwuka, hari igihe tuzabana babibona nk'ubebe turi kumwe nawe, turi kumwe Imana nkubona magishimwe. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Itorero nirimara kuzamuka, reka mbabwire ibintu nka bibiri bizabaho. Reka mbabwire ibintu nka bibiri bizabaho biryoshye we. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 9 uhereye ku murongo wa mbere, hari amakuru y'igihe Daniyeli yasengeraga ubwoko bw'Abisiraheli asaba Imana ko yabakura mu bunyage i Babuloni bagasubira iwabo i Buyuda. Murabyibuka? Kubera ko yari yasomye ibitabo biramubwira ngo dore igihe Yeremiya hano cyarageze. Aramubwira umurongo wa 24 ngo dore ubwoko bwawe butegekewe ibyumweru 70. Abanza kubona ibyumweru 7 bihita, byatangiye umunsi batangiraga kubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Abona haje ibindi 62. Ubwo byose bibaye 69. Hanyuma icyanyuma ubona ko cyahagaze kuko ibyacyo bibonye nyuma cyahagaritswe burya n'itorero. Kizatangirana no kuzamuka kw'itorero no gukurwa mu isi kw'itorero. Iki cyumweru cya nyuma yanahanuye iby'umutware uzakibamo, uzaba afite ubukana bukaze. Uyu ni Antikristo yavugaga. Ndashimira Imana ko bari gukora mu mayoberane. Haleluya. Kumubuza gihana. Imana ishimwe. Kumubuza ninde? Torero. Kumubuza ni torero. Kandi torero ntabwo ari amazina y'amadini. Ahubwo n'abemeye Yesu bakizera izina rye babandi banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndashimira Imana ko yagusenze. Tujya tubuza imigambi, tujya tubuza imikorera KRisto gukorera ku mugaragaro. Iyo twasenze hari ibikorwa bya Satani tumenagura mu izina rya Yesu. Sokitara ndashimira Imana ko y'amasengesho twasenze. Ubuhari ibihome bya Satani turaza gusenga. Hari imikorera ya Satani turaza kumenagura mu izina rya Yesu. Ntimugire ngo twaje gukora ubusa. Iyo turimo turasenga hari imikorere ya Satani tuhagarika. Itorero nirimara kwimurwa mu isi, Antikristo azatangira kora muri cya cyumweru cya nyuma kigirwe cya 70 nyine, kigizwe n'imyaka birumvikanira. Iyi myaka muri Daniyeli 12, Daniyeli yabonye igabanyije n'ibice bibiri. Umurongo wa 7 arimo arasobanuza, baramubwiye ngo nyine yabonye ibintu bizabaho, Antikristo azaba ari gukora ibintu bikaze. Hanyuma baramubwira ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe burya n'imvugo ya Bibiliya n'umwaka, ibihe n'imyaka 2, igice cy'igihe n'amezi 6. Hanyuma muri iyi myaka 3 n'igice ya mbere isi izaba ifite akaga gakomeye. Uko mubona ku gihe cya Nowa byari bimeze, murabyibuka ko Nowa we n'umuryango kubera gukiranuka yari mu ngujya aguwe neza. Ariko abantu banze kumvira Imana bagakomeza kwinezeza, bari mu maso barimo kumiranye. Murabyibuka nababize muri icyo gihe twe tuzaba twazamutse turi mu nguge. Muri biravuze ngo natwe dufite iyo nguge ngo nagakiza twahawe na Yesu. Ngo ushaka amahoro ngo ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Hanyuma twe tuzaba twazamutse tumeze nyine nka n'ugiye yari ari mu nguge, ariko bazasigara mu isi bazaba bameze nk'abandi bari mu mwuzure kuko bazahura n'akaga gakomeye. Hanyuma reka ne kuvuga ibizaba ku bazasigara mu isi, nivugire twebwe abazaba bazamutse. Hano harimo umuntu ufite gahunda yo kutazazamuka, ariko iyo mubona bameze musohora n'umubwire ntabwo uri uwacu. Ariko ubwo ntawe uhari, duhe Imana amashyi menshi mu izina rye. Mwese mufite musohora mu izina rya Yesu. Gahunda ni kandi musohora mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ngahita musohora. Ndabizi ko namwe mutambuka umuntu udafite gahunda yo kuzaba hari. Ni byiza tuzabona mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Nuko na torero ibura Yuda, ariko ndaryirukana Yuda mu izina rya Yesu. Kuba Yuda ntabwo bazajya mu ijuru.
bakunda amafaranga kuruta uko bakunda Imana. Bayuda aremera akanagurisha Yesu. Burya muzanasome uwagurishije Yosefu, umuntu watanze igitekerezo cyo kugurisha Yosefu, burya nawe muzasome izina Yuda ryasobanuraga neza nuko abanyirane babaye bakunda amafaranga kuruta Imana. Ureba hano ntabwo waba Yuda mu izina rya Yesu. Hanyuma twebwe iyo myaka 3 n'igice tuzaba turi kumwe na Yesu, ariko dupimira imirimo twakoze mu isi. Ngo imirimo dukora bizageragereshwa umuriro ni amaso ya Kristo. Ibyahishuwe rimwe Yohana abona Yesu ngo yabonye amaso yemeze nk'ibindi by'umuriro, azajya yirebamo iyo wakoranye urukundo, iyo wakoranye ishyaka. Narangiza yikwambikira amakamba kugira ati warakoze kwitwara neza mu isi, ibyo wakoze akiri igihembo cyane. Haleluya! Ndashimira Imana ko turi mu murimo w'Imana, iyo turi gukorera Imana, bakoze b'Imana, ntabwo tuba turi kuruhira ubusa. Yesu azaduhemba, kandi impamvu azabanza gupima ni ukubera ko Yesu atareba ibikorwa dukora, areba impamvu ituma tubikora. Aha ndasubiramo, ntabwo Yesu abanza kureba ibyo wakoze, abanza kureba impamvu yatumye. Impamvu rero ituma dukorera Imana ikwiriye kuba impamvu yo gukunda Kristo. Amen. Ikwiriye kuba ari impamvu y'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ariyo mpamvu iyo bimeze gutyo rero Yesu azayiduhera amakamba. Kandi reka mbabwire ngo bantu mufite gahunda yo kujya mu ijuru, mushake imirimo izabaherekeza. Niba ufite imyenda myinshi uheho abatayifite. Mwabyumvise? Muratangira kubikora cyangwa n'upfa kubyumva gusa? Niba ufite myinshi ufite abantu batayifite, uratangira kubaha. Uri bifuze gusara. Niba ufite ibiryo ukabuze ko hari ababura, utangira kubagaburira mu izina rya Yesu. Kubera ko imyenda twambara tukarimba ntabwo ari izaduherekeza. Turazaherekezwa niyo twambika abambaye nabi. Ibiryo turya tukagubwa neza tugashisha ntabwo ari byo bizaduherekeza. Tuzaherekezwa n'ibyo tugaburira abashonje. Amafaranga twinezeza ntabwo ari yazaduherekeza, keretse iyo twakoresheje kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kugira ngo umurimo w'Imana waguke. Ibyo nibizo bizagira gute? Bizaduherekeza. Uwo muntu mwegeranye nakumbwirire ngo shaka imirimo izaguherekeza. Twamaze kubona ko dufite gahunda yo kujya mu ijuru, noneho rero mureke dushake imirimo izagira gute? Igihe bazaba bari kudupimira imirimo, hari abantu bazaba bari muri karitsiye imwe na cya gisambo cy'iburyo bwa Yesu. Murakibuka? Ariyo karitsiye bari, cyo kizaba kiri hariya kivuga kiti nimupimishe. Nabyo njyaho nabukuye ndahazi, burampagije mwe nimupimishe. Kubera iki? Ntabwo cyabonye umwanya wo gukora. nabyo gituma. Murabizi Yesu ari ku musaraba yarabambariwe n'ibisambo bibiri. Murabyibuka? Icy'ibumoso gikoba Yesu kiti niba uri Kristo, ngaho ikiza. Nabwo kitari kuwabona ku munota wa nyuma ari bw'ikiza. Kirabwiye kiti ariko natwe dukize. Bacyari kimututse. Ikindi kirangije kiranamusaba. Ikiburyo kirebye Yesu yita kibona ari Mesiya. Haleluya! Kibona ari mu kazi kandi kwa gucungura bari mu isi. Kiramwe yita kibazo gikomeye Yesu muri kosha no kuba Imana n'uyubaha. Nyumvira cyose cyayubaha. Bari bakibaye ko ari igisabo. No kuba Imana n'uyubaha. Urabona turi mu rubanza rumwe n'urwe. Ko turi ibiyuko turi ibisambo. Urabona uri yatari umukiranutsi. Dushimire Yesu ko ari umukiranutsi. Abayaburayo 4:15 hari ijambo rivuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ngo yagerageje uburyo bwose nkatwe, ngo uretse ko atigeze akora icyaha. Kandi reka ari uducungura, nuko igitambo cyemerwa uko kidafite intenge. Udafite intenge niyo bagombaga gucungura abanyabyaha. Mumumera amashyi mubikuye ku mutima. Ashimwe n'abo yacunguye.
Yesu warakoze. Murambura ibiganiro muvuge ngo Yesu warakoze. Mubivuge cyane n'abadayimoni babyumve bivuge ngo Yesu warakoze. Haleluya. Manishimwe. Gita kireba Yesu kiramubwira ngo ratamwa uri ukobye n'umuyiteho. Ngiye uzanyakira aho uzazira mu bwami bwawe. Yesu yamubwiye ijambo ryiza murarindwi yavugiye ku musaraba. Ryo rya mbere yahavugiye. Aravuga ngo ntabwo ari cye. Uyu munsi turabana muri paradiso. Abagamira nyine barindiriye. Uyu munsi turahabana. Sifa kwa Mungu. Igisambo ntabwo kigeze cyongera gushyiraho ikintu cyifuzo. Kuko iyo gishaka cyari kuvuga ngo mwishuriwe mu mwanya tubiri ku isi ngiye kugukorera. Ariko gitekerezo kiravuga kiti hari igihe nasubirayo nkongera nkajya kwiba. Hari igihe nasubirayo nkongera nkajya gukora urugomo. Reka gihita cyitahira. Urumva cyataye ubugingo ariko butagira umurimo n'umwe. Nituba turi gupimisha rero kizaba kera kivuga kiti aho namukuye ndahazi. Mupimishe. Mupimishe. Hanyuma nusabe muri karitsiye imwe nacyo warahawe umwanya wo gukorera Imana. Mureke dushake imirimo izaduherekeza mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyishakire mu rusengero, uyishakire no muri bene so bamerewe nabi. Ufite icyo wabafasha. Mu izina rya nde? Rya Yesu. Sibyo bene data? Yego. Ibi bintu turabyumvikana. Ntabwo ari kubyumva gusa mu gihe gutangira gushaka imirimo izabaherekeza. Kandi mube fier ko muzajya mu ijuru. Ibibazo ntibikaguherane ngo wumve Imana icya bafiyeri yuko uzajya mu ijuru. Ube fiyeri mu izina rya Yesu. Kandi ntabwo Yesu azatunezeza ariko tugeze mu ijuru gusa. Muri ibyo yaravuze ngo umukiza wacashobora kutunezeza mwe. Urumva ko n'umwisi ajya tunezeza. Ibibazo bihari tukanezerwa kubera ya mahoro aduhaye mu mutima. Twabona n'intambara akaturwanirira. Gusa harimo abantu Yesu yigeze arwanirira bahuye n'ibikomeye akabarwanirira. Haleluya. Uyu mwana uturwanirira akagenda turinda guseba, akagenda turinda gukorwa n'isoni, twarwara akadukiza, twabona n'intambara ntaduhane akajya tubwira ngo ubwanjye nzabyikorera, ntabwo izina ryanjye rizatukwa. Uyu mwana utunezeza tukiri mu isi. Isambira bita turi kumwe nawe. Haleluya. Bizamira bite koko, bizamira bite koko. Reba ukuntu twitaho tukiri mu isi. Reba ukuntu atemera ko dukorwa n'isoni shaka. Reba ukuntu imbaraga z'umwijima zitunaniza umunsi ku wundi agenda zihonda. Tukaba tugeze uyu munsi turi amahoro. Abadayimoni batarabyifuza. Ashimwe. Ubu bizamira bite umunsi tuzaba turi kumwe nawe ko turi kumwe nawe. Imyaka 3 n'igice yindi ari bizaba biri mu isi. Hari bizaba biri kubera mu isi mu bantu bazaba batazamutse. Twebwe abazaba bazamutse nibamara kudupimira imirimo ya myaka 3 n'igice muri cya cyumweru cya 70. Indi myaka 3 n'igice azasohora rya jambo riri mu byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7. Muzi ko havuga nababwiye haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busaba ngo umugeni wakaba yiteguye ngo ahawe kwambara imyenda yera. Iyi myenda ni iyihe? Ngo ni ya mirimo yabera yo kugira gute ya gukiranuka, ya makamba batwambitse nyine kubera imirimo twakoze tuze tukiri mu isi. Bakristo bene data, icyo gihe noneho tuzanabona data Imana turi kumwe nayo imbona nkubona. Ndi mu bantu bakaze ku isi nubwo isi itamenya ko nkaze, uretse kwikugenda bimenya ariko nawe itabimenya. Amen. Mu bantu bakaze Imana ishimwe. ni umuntu uzabana n'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ikinga ntihagire ukingura. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ni mu bantu bazabana nayo ndi kumwe nayo imbona nkubona. Kandi nubwo ndi mugufi ukuri ntabwo uzanyingiriza ngo mbuze kuyireba. Yego bana we. Hari umugabo witwa Zakayo wari muremure mu mufuka, wari mugufi mu gihagararo. Ari umuntu ari muremure mu mufuka. Uko ni ukuri. Ariko igihagararo wapi? Ari nawe ari muremure mu gihagararo. Mu mufuka ari hata. Ari mugufi. Mu mufuka ari igikuri.
afite kashi ariko ari mugufi. Hanyuma agiye kureba Yesu, yaje kubyiga abagabo bakamubwira bati natwe twaje kumureba. Baha amafaranga bati turashaka Yesu ntabwo ari amafaranga. Abona agiye gutaha atamubonye bajya kurira igiti. Naho se ndi kwibaza nimwe ndateguriza inyigisho. Buriya abantu bagufi kuko ntabwo bazadukingiriza bakatuza kureba Yesu. Ariko mu mwegeye mu mekero ubwira ngo ntabwo uzakingiriza mu izina rya Yesu. Haba tuzaba twambaye imibiri ikingirizwa. Umukuru Yohana yavuze. Yohana yavuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntabwo urerekanwa. Uko tuzasa ntabwo urerekanwa. Arabatariko icyo tuzi cyo nuko Kristo niyerekanwa tuzagira gute? Tuzasa nawe. Tuzagira gute? Tuzasa nawe. Tuzaba tuzaba dusa na Yesu. Mana we. Siko musukuru Yesu ari mwiza. Yohana yigeze amubona bana banyumye kitatu n'igice ariko ikirwa cy'ipati muyobewe burundu. Urumva bamunaze mu ngunguru y'amavuta. Bwana sifiwe. Bamunaze mu ngunguru kubera ijambo Yesu yamuvuze. Amavuta rya jambo rirayahoza kandi bakirimo gucana hasi. Ubu hari igihe Satani bari gucana umuriro, ijambo rya Kristo rikawuhoza kandi umuriro abadayimoni bari bamaze iminsi bari kugucana. Ndashimira Imana ko uyu munsi Yesu araza kuwuhoza mu izina rya Yesu. Arakuhoza kuko yageze mu mavuta agasanga yahoze kandi bakiri gucana. Noneho aravuga ati no mu mavuta kandi bari gucana nayinjiyemo ari gutoguta none arahoze. Wahita yuzura umwuka we. Ava mu ngunguru ngo akubita agafuniko k'ungunguru umutwe karabarara. Ava mu ngunguru avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Amen. Tukigabo twonsa n'igishimwe tukijyana ipatimo. Tukikureho tukijyana ipatimo. Bamujyana ipatimo bazi ko azapfira. Ngo agezeyo nabwo yuzura umwuka we. Amen. Bariko mwaretse twabana n'Imana tukiyuzurira umwuka we. Iyo wuzuye umwuka wagapfiriwe hakiri. Daniel bigeze bamunaga mu ntare babase munagamo yuzuye umwuka. Agezemo burya ntabwo ari Daniel batiye. Intare ntabwo zatinye Daniel. Zatinye umwuka wari muri Daniel. Pepe. Mumekeye rungire mu mwuka wari naba muri we. Hari ibintu bizagutinya mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'abarozi zizagutinya. Hari imbaraga z'abadayimoni zizagutinya. Hari ibikorwa bya Satani bizagutinya. Haleluya. Tuzuye umwuka wera we. Ntabwo nibuka se basakuraga babataye mu muriro kandi nta muriro wotse. Iyi murabizi umwuka wera agereranwa n'umuriro nta muriro wotse. Bagezemo bahimbaza Imana. Nibuka Nezara bacanganyije kuva yavuka. Ubwa mbere yacangikiye atubweye. Ananirwa kubara kugera kuri gatatu arabaza ngo harya twatayemo bangahe bakoze b'Imana ko yarazi ko ari batatu uzi ko yacangikiye akananirwa no kubara kugera kuri gatatu. Ayaya. Nasi batayemo batatu. Kubara byaramunaniye. Harya twatayemo bangahe batini batatu. Akenge karagaruka ati yembonyemo bane. Kandi wakana arasa n'umwana w'Imana. Kandi wakana aratangaje agaragara ari uko twageze mu itanura ry'umuriro gusa. Yari magambo yo twageze mu bikomeye nibwagaragara. Haleluya. Amen. Ngo yuzuye umwuka wera ngo yumva ijwi rimeze n'iry'amazi asuma. Ahindukijwe no kureba ibyo yari yumvise ngo abona ibitare ku birindwi by'amatabaza. Ngo abona ubihagazemo ngo wari umeze nk'umuntu. Hanyuma ngo abona umusatsi we n'umutwe ngo byera nka shelegi. Ukuntu yavuze Yesu nuko amuvuga neza we. Ngo abona amaso ye ngo yari ameze nk'ibirimi by'umuriro. Ngo abona mu kanwa ke havamo inkota ityaya mugi yombi. Ngo abona yari yambaye ifuka ndende ayikenyeje umucyubishi cyangwa umukandara w'izahabu. Ngo arebye amaguru ye abona ameze nk'umuringa w'umuteke ngo watunganijwe mu ruganda. Bakristo bene data ariko bana we si mwiza. Wibuka Yohana yarabonye si mwiza. Ntabwo ari mwiza. Yohana ntabwo yigeze amenya ko ari Yesu. Ngo yita mwikubita imbere nk'upfuye ibintu yarabonye n'ubwa mbere yarabibonye. Ngo Yesu aratambuka amufata ukuboko aramuhagurutsa.
iyi kandi ubwo ari wowe nkoze n'ubuhanuzi wabona hari ibintu Imana ibaza kugukorera mu izina rya Yesu. Amen. Wabona hari ibintu Imana iraza kuguhagurutsaho kuri wowe mfasha, kuri wowe mfashera, kuri wowe mfasha. Ngo aramuhagurutsa ngo aramubwira ngo witinya Yohana, ndi uwa mbere nk'abantu b'imperuka, w'icyakora nari narapfuye ngo ariko noneho ndiho kandi mbora witeka byose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Imana ishimwe. Yohana aravuga ati reba ko wabaye mwiza, reba ko wabaye mwiza. Yesu aramubwira ngo mwiza byihorere, uko ndimo ndasa namwe niko muzasa, uko yamubonye asa natwe niko tuzaba dusa. Ntabwo tuzakingirizanya. Uko izuba rirasa tukarirebera rimwe ntawe ukingirije undi. Mwari mwumva umuntu ubwira undi ngo nkinguruka ndebe izuba rirasa rimwe, isi yose ikarirebera rimwe ntawe ukingirije undi. Niko tuzareba data rimwe ntawe ukingirije undi. Duhe Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Kuko ibigaragara ni ikimenyetso cy'ibitagaragara. Uko izuba rirasa twese tukarirebera rimwe ntawe ukingirije undi. Niko tuzarebera data rimwe ntawe unkingirije. Umwete ngumwire ngo ntawe uzanyingiriza. Kuko tuzaba turi benshi ntabwo tuzakingiriza. Data wa twene sinima kitapifo. Haleluya! Data wa twese we nta muntu uzanyingiriza. Ukuri. Baraze ngo mumara nishimye barakubwira nayo magambo. Tuzabana na data. Azaduhanagura amarira. Sifa kwa Mungu. Adushimire ko twihanganye mu isi. Yesu ngo azakenyera duhereza. Ibyo azaduhereza ntabwo bizi, ariko n'ibyo amaso atigeze abona, n'ibyo amatwi atigeze yumva, ni umunezero utigeze kwinjira mu mutima w'umuntu wese. Ngo n'ibyo Imana iri kwitegurira abantu bose bayikunda. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma nyuma y'icyo gihe hazabaho ibintu byinshi. Hazabaho iby'ingoma y'imyaka 1000, habaho iby'urubanza rw'iteka. Yohana ibyo byose arabibona. Haleluya. Kandi n'abantu zo mu isano rya kera bari baragiye babihanura, ariko icyashoje ibindi ibyahishuwe 21. Ngo Yohana yabonye ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruvuye ku Mana. Hanyuma ngo abona rufite inkike n'amarembo 12. Ikintu cyanangaje cy'ibintu byari muri urwo rurembo, mu bintu yahabonye ngo ntabwo yigeze ahabona urusengero. Ngo Umwami Imana niwe rusengero rwawe. Amen. Imana niwe rusengero. Ariko ahantu tuzabawe, ahantu tuzabawe ndumva nasibuka nkigira. Haleluya! Ahantu tuzabawe, ahantu tuzabawe. Ngo ntabwo yigeze ahabona amatara, yigeze ahabona izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Umwana w'intama ari we Yesu, ngo niwe mucyo havira uvira urwo rurembo. Ntabwo yigeze abona urwo rurembo warukinga, ngo kubera ko ntabwo ruribaye. Aho niho tuzaba bene data. Tuhabe Imana ari data, turi abana bayo, tubane nayo iteka ryose. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ntazagire umwe muri twe ucika intege ngo arambirwe, azabuzwe kuzagira uyu munezero. Kandi gitari cyo yandike uko yibutse, ujye wibuka ko twaganiriye ko dukwiriye guhora turi maso kugira ngo twitegure kugaruka k'umwami wacu. Haleluya. Hanyuma Yesu aravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nasanga uri guhinga azasanga witeguye, nasanga ucuruje azasanga witeguye, nasanga uryamye azasanga witeguye, nasanga uri mu muhanda uri kugenda azasanga witeguye. Niyo wava mu isatarasi uzarire mukirijwe mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Haya twasomye muri Matayo 25:15. Ni ijambo ribanzirizwa n'abakobwa 10 n'umugani w'abakobwa 10. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 hari abapfu. Abapfu barambabaje, bategereje umukwe ariko ntibigeze bamucigera. Kandi ikintu gitangaje, imibereho 5 b'abanyabwenge bari barimo
na batanu b'abapfu niyo babagamo. Batanu b'abanyabwenge bararirimbaga na batanu b'abapfu bakaririmba. Batanga amaturo bose bakayatanga. Si byose babona ikiraka bajya guhinga nabonye mubikora. Abapfu bakajya guhinga bakajyana n'abanyabwenge. Data wa twese we. Hanyuma ngumuko atinze bose bagira gute? Barahunikira. Abanyabwenge bahunikiranye amavuta, bahunikiranye matabaza arimo amavuta. Ariko abapfu nta mavuta bari bafite. Nijoro urusaku ruravugwa ngo umuko araje. Nimusohoke mugire gute? Musanga. Abatanu bapfu barakangutse n'abanyabwenge barakanguka. Abanyabwenge babonesha amatabaza araka kubera ko harimo amavuta. Aya mavuta ni umwuka wera. Imana ibaha umwuka wera mu izina rya Yesu. Sorry, nako murawufite. Ahubwo ibuzuza umwuka wera. Amen. Abantu benshi bazi ko umuntu ufite umwuka wera ngo ari wa muntu ugira gutya. Sinabongeza n'abantu barwaye malariya babikora. Kuko nabo bawuzuye umwuka wera. Abandi kabazi ngo umuntu ufite umwuka ngo uvuga ngo ra tu. Ni bimwe mu bintu nyeretse byerekana nyine aho uri ariko hari n'igihe uvuga ngo tu nta mwuka ufite. Hari n'abantu bagira gutya ariko nta mwuka bafite. Ikimenyetso cyerekana ko wuzuye umwuka wera ni uko wera imbuto zawe. Amen. Uvuge ngo amen. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Niyo mpamvu iyo ufite impano ariko nta mbuto ucarenjinga abantu. Niyo mpamvu dukwiriye kuba dufite impano ariko dufite n'iki? Kandi kugira ngo tubishobore Imana itwuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Yakira umwuka wera iyo amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ahindutse cyane mu gihe uri wakira umwuka wera. Ariko ukeneye no kuzuzwa umwuka wera. Reka mbabaza akabazo. Kuri Pentecote Imana nibwo yatanze umwuka wera cyangwa yabujuje umwuka wera? Mbere bari basanzwe bawufite. Babuhawe ryari? Muzigiye baherewe umwuka wera. Bahawe umwuka wera Yesu amaze kuzuka. Kuko nibwo bari bacunguwe. Nimunasoma Yohana igice cya 20 umurongo wa 22. Haleluya. Amen. Amaze kuzuka yasanze bikingiranye. Bafite ubwoba bw'abarenze. Nimwe mu bimenyetso byerekana ko nta mwuka wera ufite. Nuko baho ubuzima bw'ubwoba. Hanyuma arababwira ngo amahoro yanjye nabe nuko ntayo bari bafite. Umurongo wa 22 abahumekera ngo nimwakire umwuka wera. Muzasome niko havuga ngo yabahumekeye ngo nimwakire umwuka wera. Barawakiriye cyangwa ntabwo bawakiriye? Amina. Amen. Hari ibimenyetso bigeze ngo kuri bine byerekana ko aribwo bakiriye umwuka wera. Icyambere. Haleluya. Amen. Ubwoba bwaragabanutse. Nubwo butashize ubundi ariko bwaragabanutse. Yesu yasanze bikingiranye bafite ubwoba ko bamwishe aribo bagiye gukurikiza. Iminsi 3 yari ishize bikingiranye. Ariko akimara kubahumekeraho umwuka wera. Haleluya. Abizera biyerekaga yarangiza akagenda. Nibwo Petero yemeye gukingura ababwira ngo ngiye kuroba. Hari abigisha bazi ko ngo Petero yarakoze ikosa ryo kujya kuroba ngo Yesu yaramugize ngo umurobyi w'abantu. Kuba umuntu ari umukristo ari mu vuga butumwa hari ibyo Imana igukoresha. Bivuze ko utazajya gushaka ibitunga umuntu w'inyuma. Si byose? Si byo wenda? Ye ntabwo ari kosa Petero yakoze. Icyakabiri bahise bagira ubumwe. Petero bagiye kuroba n'abandi baramubwira bati reka tujyane. Baramukurikira. Bageze bararoba ngo bakesheje nta kintu babonye. Hanyuma icyerekana ko nta kosa yarakoze. Yesu abasuye yarabashyigikiye mu murimo bari bagiye gukora. Yarabashyigikiye cyangwa yarabihanishije? Yagize gute? Uko yaraje asanga bari kuroba arababaza ngo bana banjye hari icyo mwaronse? Haleluya. Amen. Baramubwira bati ntacyo. Abereka aho bananga urushundura banazeyo bafata ifi 150. Amen. Amen. Babona ngo ndetse n'umuriro kandi batigeze bacana botsaho amafi arangije abaha igaburo ryera.
urumva atarabashyigikiye. Abo yanahavuye Petero amwibikiye kuba umushumba. Yamubajije gatatu niba mukunda, ati ndagukunda. Amuragiza intama n'abana b'intama. Intama ni abakristo bakiri batoya, nako bakuze. Abana b'intama ni abakristo bakiri batoya. Abo bose baba bari mu ntoki mu maboko y'umushumba kugira ngo baragire. Buriya uragiye intama n'abana b'intama. Buriya intama ntabwo ubona mbese bakuze. Hanyuma abana b'intama niba abandi bavuga leta avuga ati ngewe n'iby'Imana nabivamo. Yabo n'abana b'intama. Abo n'abana b'intama. Ariko abandi bavuga ati nubwo mumvuze ubwo umwami Yesu nkunda amahoro. Akiri umwana yabaye intama. Ni intama nkuru kabisa. Abo bose yagombaga kubayobora. Haleluya. Amen. Ubuyobozi Petero aho yatangiye kubukoresha. Muzasome bari gutoranya Matiyasi. Ninde wayoboye iki gikorwa? Ni Petero. Byakozwe n'intumwa rimwe kubera kuri 15. Yarahagaze aravuga ati murabizi ko mwama herutse kugira umushumba. kandi twakoze kuri hanyuma rero nk'umushumba hari ikintu mbona dukwiriye gukora. Dukwiriye gushaka umusimbura w'Yuda cyane. Haleluya. Amen. Hanyuma dukwiriye kumusimbura anabasomera ibyanditswe muri Zaburi yuko n'ubundi Yuda ibyamubayeho byari byaravuzwe, kandi dushaka umusimbura we. Babona Matiyasi. Ngo babonye Matiyasi na Yosefu cyane. barangije ngo kubera ko iyo abantu bafite umwuka bakirwa ariko bataruzuza umwuka wera, batarahabwa umubatizo, babaho ubuzima bw'ubufindo. Umurongo wa nyuma igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo batoranye hagati ya Matiyasi na Yosefu bagombye ngo kubafindira. Ariko ndashimira Imana ko bamaze guhabwa umwuka wera. Itoranwa rya Barinaba na Sawuli ntabwo bigeze bafinda. Nibyo. Umwuka wera yaraberekanye cyane. Bataruzuza umwuka wera babaho ubuzima bw'ubufindo. Niyo ashaka kuvugana n'Imana aryamana. Hari abantu agira gutya ati Imana uvugane nanjye rwose, tuvugane nanjye karambura. Uryamana murabizi? Hari abantu batajya basoma Bibiliya baryamana. Abanyabyaha Imana izabahana. Rero ukibaza none se ntabwo ari yivuze? Akongera akabumba vuba akongera akabumbura. Ubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye rituko. Amina. Bavuga ni Imana ivuganye nawe ta. Ibi ni ibimenyetso by'abantu batarasuzuza umwuka wera, ariko umuntu wuzuye umwuka wera. Haleluya. Abari ku rwego umwuka azakavugana nawe. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Hanyuma rero ikindi kimenyetso. Murabizi ko bananiwe gusengana na Yesu isaha imwe. Murabyibuka? Munaniwe kubana nanjye isaha imwe. Ariko ikimenyetso cyerekana ko bari baho umwuka wera nuko basenza amasengesho y'iminsi 10 bakayashobora. Basenza 10. Ubwo bari kuyasenga nta mwuka. Mu gihe batari bagaha umwuka bananiwe umunsi, bananiwe isaha imwe. Bamaze guhabwa umwuka basenga 10. Bamaze gusenga 10 ngo baruzuzwa. Ikindi kimenyetso nuko bahuje umutima. Murabizi batarahabwa umwuka bakiri kumwe na Yesu. Bahoraga bapfutura. Bavuga bati ajya uzaba umukuru ninde? Uzaba umukuru ninde? Yesu akababwira ati ushaka kuba umukuru igire mutoya. Batari kuyi mugabo nawe. Waba uri boss waragiye kugaca bugufi. Anabigaragarisha ku bose birenge ariko nabwo ntibandyo. Bamaze guhabwa umwuka wera. Haleluya. Basi bamenya ko nyine Petero ari umuyobozi. Sifa kwa Mungu. Ndekeza ko nari amasengesho y'iminsi 10 ariwe wayoboye. Ngo bari hamwe mu mwanya umwe bageze gute? Bari kuza umutima atarahabwa umwuka. Hanyuma rero abantu benshi iyo umuntu akijijwe abahabwa umwuka wera, ukeneye gusenga kugira ngo unuzuzwe umwuka. Iyo umaze kuzuzwa umwuka nuko uhindutse umuntu wo guhabwa umwami Yesu. Sifa kwa Mungu. Ariya mafuta n'umwuka wera. Ndetse ko umuntu udafite umwuka wera ntashobora kuzajya mu ijuru. Ko ntabwo ari umwana w'Imana. Icyerekana ko turi abana b'Imana ni umwuka wayo muri twebwe. Amen. Cyane amen.
imbuto zabo twera. Haleluya. Imbuto zabo twera ku buryo tuba muri societe, muri quartier, abantu bajya bakora bakavuga bati uriya ni umwana w'Imana, uriya ni umukristo. Cyo kimenyetso cyerekana ko umwuka wera ari muri twera. Umukwe agiye kuza yajishishije batanu b'abapfu kubera ko batanga bafite gahunda barahava. Asanga hari batanu b'abanyabwenge bari bafitanye gahunda. Biravuga ngo barinjirana kandi urugi ruhita rugira gute ruki. Babapfu baraza barakomanga batinya kubaho gukingo. Undi arababwira ngo ndababwira ukuri yuko nageze gute. Uwo bavugaga ko bategereje yababwiye ko atabaza. Nibutse nabo bakomanze abakugiye cya Nowa. Nowa yababwije ubutumwa barabwa. Agiye mu mujyi akinze, Imana imukingira urugi, yamaze atangiye kubarengera, bajya ku mujyi barakomanga bati twugamishe. Nowa ati uwo mwanze kumvira niwe wakinze urugi. Imana ishimye ko Nowa yinjira ngo atakomanze. Imana ishimye ko tutazakomanga. Imana ishimye ko tutazakomanga. Amen. Tuzataha batwiteguye kubera ko turi abana bo mu rurembo. Amen. Hari ikindi kigabo cyitwa ntabwenge cyo mu gatabo k'umugenzi. Cyo cyari hata. Ikigabo cyumeshe ko hari ururembo n'ikigabo kibaririza iby'inzi. Gicapanye. Reba ko cyageze no kuruzi kigatega ubwato. Baba we. Yaciye panya kandi aragendagera ku muryango w'ururembo. Agezeyo arakoma kandi uri ntabwo ku rurembo bakoma. Usanga hari abagabo bakwiteguye ngo bambaye ibyera bakwiteguye. Aba ni abamarayika bashinzwe kwinjiza abageni bataye. Hanyuma akomanze y'ururembo ati inase barakomanga. Mundebere umuntu uri gukomanga. Ngo barebye ubona ni ikintu cy'ikigabo kibi gisa nabi kumva ntabwo cyari gikije. Umva cyasaga nabi. Hanyuma urava ukajya undi ati se ntabwo mubona ko naje mu rurembo. Undi mubona ko nje mu mukigure ninji. None se wanyuze he? Arabata ibyaho nanyuze ntabwo bibareba kuba nahageze. Yije mu nkigure. None ufite urwandiko rw'agatanga kambe. Undi ati ibyo urwandiko ntabwo bizi ngiye nirwanyeho ndahagera. Mama ye nyururembo arababwira ngo mugende mumwereka aho akwiriye kujya. Ikintu cyanangaje aho bamunase urwo bamunasemo rwari rubangikanye n'ururembo. Muri ibyo navuze ngo hirya y'umusaraba ngo yahabonye umwobo wakamo umuriro. Bakristo bene data hari abantu bazarimbuka kandi baba mu madini, baba mu materaniro bumva ijambo ry'Imana kubera kutaryumvira bashiduke bagiye hirya y'umusaraba. Umuntu wigiranye mu mekenge mubwira ngo ntuzajye hirya y'umusaraba mu izina rya Yesu. Oya ntabwo ari byo. Yesu asoza avuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa nyiriki. Abo batanu bapfu baruhiye ikikoko. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiye iki? Imana dushoboze kuba maso. Reka mbabwire ibintu nka bine dukeneye kugira ngo tubare turi maso. Dukeneye kwizera. Kugira gute? Muzima ko dukeneye kwizera. Mujye mubiririmba mukavuga ngo mu ijuru ni iwabo kwizera. Ubwo abatizeye wabo ni hehe? Yesu yasize bakatiye pariseri yabo. Pariseri yabo ngo itarase yabo barayifite. Uri mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Ariko abiza iwacu ni mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Imana gukorera kuri uyu mugoroba. Imana igwe kwizera mu izina rya Yesu. Tugomba mutakwakira bite bya. Imana ibara kwizera mu izina rya Yesu. Kubera iki utizera nibishoboka ko nezeza? Mana. Wabaye ubuzima butanezeza Imana ukazayisanga. Imana iduhe kwizera mu izina rya Yesu. Birabanga cyatumye abakera bahamya neza. Ngo nuko bari bafite kwizera. Haleluya. Amen. Tuma bahinduka intwari. Bahinduka intwari ubu bita intwari zo kwizera.
cya 10 umurongo wa 38 n'uwa 39 hari ijambo rivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Umwanditsi aravuga ngo ariko twebwe nimwikomange ariko twebweho ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ngo ahubwo dufite kwizera. Dufite kugira gute? Dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana tuye kwizera. Hanyuma umuntu ufite kwizera afite ibintu bibiri. Cyane afite amaso y'umwuka areba mu isi y'ibitagaragara. Abantu batizera iyo tuvuze ijuru aba ari nk'incoberamahanga, ariko abantu bizera baryumva nk'abarireba kuko bafite amaso y'ireba. Imana ihimbazwe cyane. amen, Imana ihimbazwe cyane. amen. Abaheburayo 11:13 hari ijambo rivuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babiroraga biri kure. Bagiraga gute? Bagiraga gute? Bagiraga gute? Babiroraga biri kure. Barebeshaga yahe maso? Aya ngayo n'amaso yo kwizera. Iyo umuntu yizera maso y'umwuka arahumuka akareba ibyo twiringizwa n'ijambo ry'Imana. Ngo babiroraga biri kure barangiza bakabyishimira, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo bavuga batyo baba berekana ko bakumbuye gakondo iruta iki gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yayo, kubera ko yabiteguriye umudugudu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo turi mu mwuka, iyo turebesheje ukwizera tureba ibiri mu ijuru. Nako umuririmbyi yavuze ngo iyo ndebesheje ukwizera ibiri hehe? Iyo dufite kwizera tubaha amaso y'umwuka areba. Aya maso ari kugenda ahuma ikintu kibigaragaza. Ntabwo tugikumbura iwacu, ikigaragaza ko tutahakumbura. Muzareba umukorasi musigaye muririmba adukumbuza iwacu mwayakuyemo. Hari igikorasi twajyaga turirimba ivuga ngo wajuru we turagukumbuye dufite amatsiko yo kuzagera iwa. Iyi korasi murayizi? Izimwe muzazamani korasi zazamani abari gukizwa ubu ntabwo bayizi. Abari gukizwa ubu se barayizi? Ashwi kubera iki? Se baririmbye ko mutakirimba yabaye mbi. Iyi korasi yabaye mbi, yabaye mbi. Urumva amatsiko yarashize, urukumbuzi rwadushizeho. Nyamara ukuntu iyo yavuze kubera yari afite kwizera, amaso areba ahabira bazaba, areba bazaba. Yaravuze ngo icyo nzi cyo nuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Uruhu rwanjye nirumara kubara nzareba Imana afite umubiri mushya. Ngo n'amaso yanjye azayireba ntabwo arayundi. Aravuga ngo umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi k'iyo ufite amatsiko yo kuzareba. Amaso y'umwuka yari yarahumye. Imana yahumure mu izina rya Yesu. Hari itorero rigira Laodikiya rigeze rihuma amaso. Yesu arababwira ngo mungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo mbuke mubashe kugira gute? Sa n'ubibyiringira ku maso uvuge ngo maso yanjye y'umwuka we, maso yanjye y'umwuka we. Ibyiringire ku maso mu izina rya. Ariko turimo amasengesho. Ibyiringire ku maso mu izina. Maso yanjye y'umwuka we. Imana iguhumure rebe neza. Urebe ibyo twiringizwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwizera gutuma tugira amaso y'umwuka tukaba tureba habera bazaba. Ijambo rya kabiri, kwizera gutuma tubaho dufite ibyiringiro bitagira ubwoba. Abantu benshi ubwoba bwarabatashye kandi ubwoba buri kugenda butuma abantu bagenda bafata imyanzuro mibi. Yesu yigeze mu mpungenge yagira abantu baza mu minsi y'imperuka. Harimo ijambo rivuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri. Kucya gisuye impungenge nuko kwizera nibwo rufatiro rw'iby'umwuka. Amen. Imana tuye kwizera bene data. Imana tuye kwizera bene data. Imana tuye kwizera bene data. Amen. Kuri Imana tuye kwizera. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu wizera n'utizera babona bimwe, mu mubyumve cyane. Babona bimwe ariko ntibabibona kimwe. Nibyo. Urabyumvise? Abantu bizera n'abatizera babona bimwe ariko ntibabibona kimwe. Harya abanaki 10 babonye nibo kareba nose babonye. Sibo babonye se? Barababonye. Ko ntabwo babonye kimwe. Abatizera babonye bameze nk'inzige. Imana ishimwe.
bameze nk'inzige baravuga bati nta n'umuntu wigeze abita inzige nibo biyise inzige baravuga bati twabipimyeho nibo bari bajyanye imetero kutizera we Imana turinde uyu mwuka wo mu batasi turi mu izina rya Yesu. Imana turinde dukeneye umwuka wari muri Karebo na Yesu. Amen. Bizeraga haleluya. Baravuga twabipimyeho tubona tumeze nk'inzige imbere yabo nta muntu wigeze abita inzige kandi nabo baturebaga ngo bakabona ngo tumeze nkazo. Yesu we batora abayobozi babayobora kugira ngo basubire muri Egiputa. Gusubira inyuma kose muri kubona hanze ni kubera abantu bari kugenda batakaza kwizera. Iyo utakaje kwizera ubuvuye mu by'umwuka ubuvuye mu nzira ijya mu ijuru. Karebo na Yesu barahaguruka baravuga bati abo banaki natwe twababonye ariko ntabwo twabonye kuko bababonye ko twe turizera. Amen. Baravuga ngo niba Uwiteka twishimye turabihamije ko azatujyana muri icyo gihugu kandi azakiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Bene icyo gihugu ntabwo badutera ubwoba turabona tuzabarya nk'umugari. Ntabwo bafite ikibakinje twe mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana. Abisi inzige bose baguye mu butayu kubera iki? Nta Kanani y'inzige ibaho. Kanani ni y'abizera. Amen. 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 Hajya Goliyati Dawidi yabonye niwe abari mu myobo babonye baramubonye. Oya Niwe babonye. Ndetse abo ba Goliyati oya n'umwe rwose. Oya niwe babonye baramubonye imbaraga bagakoresheje barwana Goliyati bazikoresheje bacukura ibyobo. Mubwire nawe sha Ariko abandi uzi imbaraga bakoreye bacukura ibyobo zagombaga kwica Abafilisitiya gusa kubera kutizera bazikoresha bacukura. imbaraga ziri gupfa ubusa. Umwana mu muhoza hanyuma Dawidi ahageze ababaza icyatumye bajya mu myobo bati ni ukubera Goliyati. Yarakebwe se ntabwo yakebwe. Muri abana b'Imana mwitirwa ubwoko bw'Imana none umuntu ari gutuka Imana mumureba batarakaze arakomeye uwo ntakomeye hakomeye Imana. Yabanye nanjye kangabize ntare n'ituku mube muva mu myobo ndajya koma ibice Imana bashimeshe izina rya Yesu. Hanyuma nagira ngo mbabaze Dawidi yaramwishe cyangwa ntabwo yamwishe? Ababwira ikintu mbonye nubwo batahanye intsinzi ntabwo yari ifite ishema. Yari intsinzi idafite ishema. Urumva baratashye abagore n'abana bati mwabaga bati twabaga mu myobo muyikora bikisi bati twatinyaga Goliyati ko mutashye arapfuye se batarapfu ninde umwishize bati ni Dawidi. Bagiye kumushakira mu ngabo bati ntaba mu ngabo n'agahungu k'agashumba karagira inama ntabwo yari kuri list. None se mwari muri mu myobo muri ingabo umushumba bari bakura mu myobo bati abagore bati nta bagabo dufite kabisa. Bahise bamuhimbira ikorasi ivuga ngo Dawidi yishe inzovu. Cyasa bari gitangiye kuziba ibinkanyari baravuga bati nawe reka tugerekereze nta imyaka yose Sawuli yamaze akazi yise agahagarikira aho ngaho akora akazi ko kwirukanka na Dawidi. Avuga ati ubwo bamuhozaho inzovu bakambaraho ibihumbi azanansimbura kandi se kumuhiga bizatuma atamusimbura. Bakristo bene data umuntu wegeranye nakomera ikiganza akumbwire ngo Imana ikuzuze kwizera. Imana ikuzuze kwizera mu izina rya Yesu. Vuga cyane Imana ikuzuze kwizera mu izina rya Yesu. Vuga cyane Imana ikuzuze kwizera mu izina rya Yesu. Abantu bamukeneye gutera haleluya. Barakora Imana ikuzuze kwizera. Sinima etita before ma. Akwaje ni mu masengesho. Nukuri iki cyifuzo ndagisengeye Imana ikuzuze kwizera. Amen. Utizera kuzajya mu ijuru biragoye. Mwabyumvise neza? Ijambo rya kabiri dukeneye kwihangana. Kugira gute? Kugira gute? Kwihangana. Kandi mbibutse ikimenyetso cyerekana ko twizera nuko tubaho twihangana. Nibyo. Umutima utizera ntushobora kwihangana. Niba kwihangana byarakunaniye ngo nta kwizera ufite cyakora ubwo twagusabye Imana ugiye gutangira kwihangana mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ari kuvuga ibintu bizamubanziriza kugaruka. Muri Luka yasoje avuga ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ariko muri Matayo 24 aravuga ngo wihangana akageze imperuka niwe uzagira gute? Zakizwa. Impamvu zo dukeneye kwihangana nuko kwihangana ariko gutuma tunesha ibyo ducamo. Amen. Umukristo wihangana anesha muri bingahe? Ko Paulo yavuze ngo kwihangana gutera kunesha. Ariko umukristo utihangana aneshwa muri bingahe?
urashaka kubaho ubuzima buneshwa cyangwa urashaka kubaho ubuzima buneshwa? Imana iguhe kwihangana mu izina rya Yesu. Kuko mutabyakira, Imana iguhe kwihangana mu izina rya Yesu. Ikindi kubaho twihangana bene data. Nanabibutse hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo mu Baheburayo 12:14 rivuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose. Kamere ziba mu bantu ntushobora kuzihanganira, ntushobora kubana nazo amahoro utihangana. Birashoboka kutihangana niko gutuma usanga abantu basengana batumvikana. Bibaho ko abantu basengana bajya mu ijuru rimwe ariko batumvikana. Ubwo bose bajya mu ijuru. Hari ababa bajya wenda mu rya Kamonyi ni nigasogera ubishe aba nigasogera ho rirahari ariko bajya mu ijuru ry'Uwiteka. N'abantu babana bahuje umutima. Haleluya. Banagira n'icyo bapfa n'ikibi ntandaro yo kwangana bakihanganirana. Ntabwo se mujya mwumva ngo bagushwa n'amagambo. Uza kubikugegera ngo kubera ngo bavuze ngo ngiye ngo n'umurimo w'Imana ndawureka. Izina rya Yesu. Kugira ngo yavuze uye mubonye ngo ari guhimbaza ngo ndagwa. Kandi burya batubeshya ntabwo ari bw'abaguye. Ahubwo abasanga baryamye, ahubwo abona umuntu wamuvuza akigaragura. Burya ntabwo ari bw'ubuguye uba wigaraguye. Abahindukiye. Abigaraguye. Ese umuntu barakuvuga kaba. Ugasanga mu mbene y'amavuta. Amavuta y'umwuka birwa nuko koko. Ubwara hari koko ntabeshya. Hari n'umukecuru mperutse kumva ngo baranyikoreye. Naranarije umuntu bikoreye n'abamwikoreye abaremerewe n'ibandi. Umuntu baramwikorera akaremererwa koko kandi bari kumuha ifuti. Baba we Ndagize ngo bamwikoreye nibo baremerewe. iyo jambo ni rizima. Impamvu baremerewe nuko ari ubikoreye. Yega ho byose n'ukubera kutihanganira amatiku yose. ko nukuri kashi. Kuko iyi mibiri yacu mu mavitamini menshi ikeneye habamo vitamini yitwa K. Vitamini ye K. Iyi vitamini yasira coagulation disa. Donc ituma amaraso avura. Amen. Hanyuma iyo amaraso arimo vitamini K, iyo ukomeretse bikurinda kuvirira kuko amaraso ahita avura. Reba gukomereka nta vitamini K ufite mu mubiri, amaraso akaba yagushira. Usikura n'umurokore nako kuki bibyagenze bi usukuntu ngo yamumerekeje ngo ntabwo ngo nabona imbaraga zimubabari. Wese na rya Yesu ntabwo wamubona imbaraga. Yesu se ko yabonye ko wari ibyaha wakoze. Hanyuma utise yakukomerekeje rya uzi ngo 2017 ngo na 7 ubu turi ryari amaraso azagushiramo kabisa. Amaraso azagushiramo pe. Nyamara abana b'Imana, haleluya, umuntu bihangana ameze nk'amaraso arimo vitamini K yomorerwa hakomerekeye. Uburyo umuntu amukomeretsa, amen, akamubabarira ataranamusaba imbabazi. Sifa kwa Mungu. Kandi nawe wagira ukomeretsa ukigarura vuba ukajya no gusaba imbabazi. Ubuzima bwihangana dukeneye kubaho twihangana mu izina ryande rya Yesu. Ngo mwumva ngo ziraza zishya ngo bwacya zikazi uzanga abakristo bubatsingo ari kuzishegashega ukubera kutihangana. Iyo utihangana kubaka urugo muri kino gihe rwakomera biragoye, ariko iyo bihangana urabwubaka rugakomera. Kashegashega urugo wawe rukomeye kubera kwihangana gusa. Ntabwo mwumvisha umugabo n'umugore ngo bapfuye imbere. Nimba byarabaye nimba ari umugani ngo bapfuye imbeba. Iyi umugabo yabwiye umugore ati ati mbonye hari imbere bice yari yahepfo. Umugore ati kandi nyembo giciye haruguru. Ndetse nase tubonye bye oya warebye nabi ke mbonye giciye unati nyambo giciye haruguru. Mubyukuri ngo barinde bafatana mu mashaka. Kuko kubiciye ko cyangwa haruguru ari cyo byunguye ku rugo rwabo. Ku buryo babitindaho ari cyo byunguye ku rugo rwabo n'ikiko. Aka rwose. Iyo umwana kuba yihangana ntabwo bari kwirwa bafatana mu mashaka. Kikurikira mugenzi w'imbe biciye ko cyangwa haruguru ubuzima bugakomeza cyane. Ariko ikibazo cy'umuntu utihangana ahita akubwira ngo ariyo kugira ngo nigwe n'ijambo ngo nanigwa ngo n'uwundi bwiye. Kandi ntabwo ubeshya baba bazakunika. Ugomba kuvuga ibyo ubonye.
ubwo nzanirwa ngo n'undi bwiye bazakunika. Nyamara umuntu wihangana aremera rikamuniga akarya ibirayi akiryamira. Imana bashi, haleluya. Wapfa kuvuga ibintu bituma ibintu byagukora. No, Imana idushoboze kwihangana. Abaheburayo 10:35 ari nabwo rivuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezerano. Iyo twihangana tubaho dukora iby'Imana ishaka, kandi abantu bakora iby'Imana ishaka hari ibintu basezeranijwe. Imana ihimbazwe. Ushoboze kwihangana mu roko. Abantu bari babonera kwihangana bagatuma umurimo w'Imana. Ariko kwihangana ugasanga bafite inzangano zihoraho, inzika. Ibi ntabwo ari ibintu bikwiriye kuba mu mitima y'abagenzi bajya mu ijuru. Imana dushoboze kwihangana. Imana dushoboze kwihangana. Amen. Imana dushoboze kwihangana. Icya gatatu umuntu wese agira aho umunyembaraga akagira n'aba umunyantege. Ndabeshya. Ubwo rero ukeneye kumenya aho uneshwa warangiza ukahariye. Kumvise hahandi uneshwa mama bya bintu ukunda kwihana, hahandi ukunda kuneshwa papa, ukeneye kumenya aho uneshwa warangiza ukaharinda. Uwo muntu megeranye muhe ikiganza mumbwirire ngo hahandi uneshwa uyu munsi usaba imbaraga zo kuharinda. Ubibwire nka batatu ntacyo bimuri hahandi uneshwa. Imana iguha imbaraga zo kuharinda mu izina rya Yesu. Birangorinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute birindwa, kuko ari iby'ubugingo bigira gute bikomo. Hahandi uneshwa ukeneye imbaraga zo kuharinda. Amina. Niba waneshwaga usambana, Imana iguha imbaraga zo kuharinda. Niba waneshwa kuvuga, hari abantu bavuga ukagira ngo bibise yabahaye akazi akavuga bawe buri ushaka kugira ngo ikintu kimenyekane vuba ukibwira abarokore b'abanyamagana baravuga ukagira ngo barahembwa. Imana iguha imbaraga zo kuharinda mu izina rya Yesu. Uvuga ibifite umumaro gusa, ibyubaka gusa, si byose. Niba wanesherezwaga mu kubeshya, Imana iguha imbaraga zo kurinda aho ngaho waneshwaga. Akasakano keza kumenya ahantu uneshwa waragize ukagira gute uharindisha iki cyanyuma, uharindisha amasengero. Dufite abantu benshi basenga ariko bafite ibibazo gusa, kandi abagenzi bajya mu ijuru dutegetswe kubaho ubuzima busenga, ariko we asenga ariko afite ibibazo gusa. Izina rya Yesu. Ukeneye gusenga ubifite ugasenga bitanahari, ko gusenga ntabwo ari impano y'abantu bamwe. Gusenga ni ubuzima bw'abizera bose. Ko gusenga biri muri mode imperative, ni itegeko ku muntu wese ujya mu ijuru. Yesu yavuze ngo musenge mutajya umumoshyi. Abantu basi Kinyarwanda ubwo arabasabye cyangwa arabategetse. Arategetse. Ni inshingano, ni itegeko. Paulo nawe yandikira Abatesalonike urwandiko rwa mbere igice cya 5:14 yavuze ngo musenge ubuda siba. Ni ijambo risaba cyangwa ni itegeko? Irategeka. Muri ibyo naro bavuga ngo nimugacogore gusenga kugeza ubwo Kristo azagira gute. None ko wacogoye Yesu yaraje. Ko muri gucogora Yesu yaraje. Kugira ngo biriya byose tubishobora biradusaba kubaho ubuzima bugeze gute. Kandi usenga ufite ibibazo ugasenga utanabifite, ukamenya gusenga itorero ryasenze, korana ubamo yasenze groupe de prière, ariko nawe ukamenya kwibanira n'Imana ku giti cyawe. Amina. Baba mukunda gusengeshwa n'ibibazo ugasenga ariko ufite ibibazo gusa, Yesu azajya biguhozamo kugira ngo atazakubura. Yesu we usengeshwa n'ibibazo abiguhozamo kugira ngo atazakubura. Ikibazo nuko mujya imbere y'Imana mukabeshya ngo ngiye ngo nazanye ibibazo byanjye imbere y'Imana, utabeshya niwe wabijyanye cyangwa nibyo byakujyana. Buri Imana nayigira transport ikoresha kugira ngo yegereze abantu ba yakubuze kubita ikintu gituma ujya gusenga kabira kubura nibukirwa musenga, ariko Imana izanye ibituma musenga. Ukwiriye kubaho ubuzima bugeze gute senga. Amina. Niba ikintu kizatubasha muri iki gihe turimo nuko tubaho ubuzima busenga, imitima yacu ikaba connected n'umutima w'Imana. Haleluya. Ibi byose bizagenda bidufasha hamwe n'ibindi. Yesu aravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umuzi cyangwa iki. Reka babwire baroko
turamutse twarabaye mu materaniro tugasenga tukagira kuzura umwuka we, Yesu yazahamagara itorero nitwumvijwe nitwumva amazina yacu, donc nitwumvijwe iki tukazaba mu bazasiga. Hari icyo byatumarira, hari icyo byatumarira. Kandi reka mbabwire ijambo rikomeye, ba bantu bahagaze neza mu mwanya wabo, amina, uretse nuko bazajya mu ijuru, aba bantu n'ijuru ribitaho. Niba unashaka ineza y'Imana, hagarara neza mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Kuko ineza y'Imana igenewe abantu bose bari mu nzira. Bari hehe? Kandi bari mu nzira. Muri ngeze ngo abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Bari mu nzira ni abari muri KRisto Yesu. Kuko KRisto Yesu ni wese. Iyo uhagaze neza, hari imigisha igenewe abantu bari mu nzira. Bwana asifiwe. Amen. Muri iyo migisha icyambe ni amahoro yo mu mutima. Icyakabiri ni uburinzi. Ndashimira abantu bari muri KRisto duhagaze neza, turinzwe n'imbaraga z'Imana. Uburyo tugera ku rwego baduta no mu muriro ntidushye kubera uburinzi buturinze. Kandi bibutse imbaraga zirinda abantu b'Imana zitandukanye n'imbaraga zirinda ab'isi. Wabisi barabicurika, usanga umusekirite arinze shebuja, wareba ukomeye ugasanga warinze ari ukomeye. Sibyo bintu mwumva ibyo bintu bifatika. Ubundi boss niwe wakarinze umusekirite, kariwe woroshye. Hanyuma umusekirite atakajya avuga nitwe n'umuntu urusha imbaraga cyane. None umuntu ari umuntu umurusha, arusha imbaraga, umuntu umurusha imbaraga kandi nizo ubwo niyo mpamvu basigaye batakibyizera. Usanga hari umusekirite akazana n'imbwa, yawe ugahita nimugize ko nitwe n'umuntu urusha imbaraga akazana n'imbwa. Ariko ndashimira Imana ko abana b'Imana twebwe aboroheje turinzwe n'umunyembaraga. Ujye mubiha agaciro, uri muntu cyo kurindwa n'Imana yaremye ijuru n'isi, nuko uri muri KRisto Yesu. Uri umwana w'Imana. Duhe Imana amashimeshe bizina kandi Imana turinda. Kandi ikindi iyo uhagaze neza uba igihe cyose ufite ibyiringiro bifite ubugingo. Umutima ukubwira ngo niyo wagenda none ahangaha waba utashye waba wabizeye. Ariko iyo udahagaze neza, hari n'igihe bakubaza urumva uzajya mu ijuru, urumva Imana ngo ningirire muhwe, Imana ngo nimbabarira, urumugire ufite ngwiyi, urumugire udafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Umeze nka kakanyoni karitse ku nzira kavuga ngo nzakira simbizi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, iyo uhagaze neza uri maso, haleluya, ora n'ibyiringiro bifite ubugingo. Niko umuririmbyi yavuze, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru, kandi nk'ukweriya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mw'isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hari guhimbaza Imana. Ubw'ibyago ngo ubw'ibya hano sinima Mana ishimwe babishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzabe ibihumbi turamya umukiza, tuzamuririmbira twese tuti uri Imana ikira, nukamuri byose ku buntu ni namo. Haleluya. Bantu bahagaze neza mu mwanya wabo, igihe cyose babaho bafite iringiro sini etita peno sinima bifite ubugingo. Amen.
babaho bafite ibyiringiro bifite ubugingo. N'iyi si bababaje banezezwa nuko babo nta mibabaro izabayo, bagakomera mu izina rya Yesu. Bakristo bene data, ndabifuriza kuba maso, umwami wacu ari bugufi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo narenze ibintu, ntabwo narenze ibintu. Mwakire neza ijambo ry'Imana kugira ngo dufate umwanya uhagije wo gusenga. Ndagira ngo ndekere ahangaha, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa mu magambo yose nagiye mbigisha imyaka yose nabasuye. Iri ngiri ryo muzafata kuruta andi yose. Hanyuma agenda bakomeza, ariko iri ngiri ryo riri imbere. Dukwiriye guhora turi maso, tukitegura kugaruka k'umwami wacu. Imana bahumugisha. Tugiye gusenga amasengesho y'uburyo bumwe. Icyambere, tugiye kubwira Imana ngo handi twagiye tugira umunota mabi utubabarire. Hanyuma nararenga aha, umuntu wese ukeneye imbabazi z'Imana, ndagira ngo vuba mu bandi ahagarara ahangaha, ndashaka kumwaturaho imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Niba wumva mbese hari ukuntu utameze neza mu buryo bw'umwuka, tera intambwe uhagarare hariya, hanyuma nze musenge. Nitumara gusabira abantu imbabazi, turaza kwinginga Data duhe imbaraga. Data duhe kwa kwizera. Data aturememo kwa kwihangana. Haleluya! Twatsindwaga aguha imbaraga zo kunesha mu izina ryande rya Yesu. Mwese mubari akeneye imbabazi z'Imana kugira ngo abeho ubuzima bw'ejo, natera intambwe ahagarare hano, dufatanye kubasengera hamwe n'abakozi b'Imana. Muze mwihuse, mwese ukeneye imbabazi z'Imana, muze mutanguranwa, ntimukajye mwiyumvira ibintu byose twavuze, aho wumva ufite amanota mabi, tera intambwe tugusengere mu izina rya Yesu. Ntabwo twifuza kuzajya mu ijuru tukagusiga. Pewa sonema ugiye kwihana, ufata umwanzuro uvuge ko wakintu cyazansigaza, ndakwiyamye mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo Mana umbabarire, nimara kukubabarira turagusabira imbaraga, Imana igutunga. Fata badufatanye gusenga. Nabonye ushumba, nabonye amerewe nabi, ariko bamuhe mikoro dufatanye. Reka Faraswa atuyoboye, ubabazwe n'ibyaha bakora, ubabazwe na kwa kundi wari umeze, kutanezeza Imana, burya wari urimo kwihemukira. Ubwira Imana ngo Mana mbabarira, mbabarira, kandi nubwo nta muntu waturiye uze kwizera imbabazi z'Imana. Hanyuma bari bafite ibyaha bikomeye, mwagenda musanga n'abashumba nyuma, mukagenda mubabwira bakabagira inama y'ukuntu mwava muri ibyo byaha. Hanyuma dukeneye kuba itorero rya Kristo ryejejwe kandi rifite ibyiringiro bizajya mu ijuru. Imana ibahe. Reka Faraswa adufashe gusenga, kandi umuntu wese yinginga Imana kugira ngo bababarire. Imana ibahe. Mana mu izina rya Yesu turi imbere yawe. Haleluya. Bose bakoze ibyaha bituma badashyikira ubwiza